umuntu uri mu isanzura akareba ku isi abona ari umubumbe munini, umubumbe kugeza ubuzwiho kubaho ubuzima mu mibumbe yose igaragiye izuba. Uyu munsi kuri uyu mubumbe dutuyeho bita umubumbe w'ubururu, inyanja n'imigabane byuzuye amamiliyoni y'amoko y'ibimera, inyamaswa, udukoko na miliyari zirenga 7 z'abantu. Gusa mu bunini ntagereranywa bw'isanzure, umubumbe wacu ni akantu gato cyane, kandi mu isanzure rya kure cyane yacu hari amamiliyari y'urusobe rw'impurirane z'imibumbe igaragiye indi mibumbe, cyangwa se ibyo bita galaxy. Aha kubyumva neza birasaba kumva ko uruhurirane rw'imibumbe igaragiye undi mubumbe byitwa systeme. Iyo turimo yitwa systeme solaire kuko tuba mu ruhurirane rw'imibumbe igaragiye izuba. Impurirane z'indi mibumbe iri mu isanzure nazo zikoze indi systeme. Urusobe rw'izo mpurirane z'imibumbe itandukanye cyangwa se systeme zitandukanye zitari solaire nibyo bita galaxy. Uyu munsi kizwi neza nuko kuri uyu mubumbe wacu ariho haba ubuzima. Ubushakashatsi burimo gukorwa kandi bumaze igihe kinini bukorwa nubwo kumenya niba ku yindi mibumbe yo mu isanzure haba yo mu ruhurirane rw'imibumbe tubarizwamo cyangwa systeme solaire ndetse no mu zindi mpurirane z'imibumbe iba kure aho ubwenge bwacu budashobora gutekereza haba hari ubundi buzima n'ibinyabuzima. Hashize igihe hibazwa niba ubuzima bwacu ku isi bwaba ari umwihariko. Hashakwa kumenya niba ibivugwa by'ibinyabuzima bijya bigwa ku isi byaba ari ukuri. Imyaka 10 ishize abahanga mu by'imibumbe n'ubumenyi bw'isi bayimaze barebesha ibyuma byabo bipime by'imibumbe n'isanzure mu kirere kugira ngo bamenye niba turi twenyine mu ruhurirane rw'imibumbe ibaho cyangwa niba mu isanzure hari abandi bantu cyangwa ibinyabuzima. Ushaka kumenya byinshi kuri iyi ngingo wasoma igitabo La vie ailleurs cyanditswe na Vincent Boqueho. Ushobora no kureba filime mbarankuru yitwa Le monde de demain, Vivre ailleurs. Kubaho k'ubuzima ku mibumbe yindi itari isi ni ingingo imaze igihe isa n'amayobera aho mu biganiro by'abantu ovni, ibiremwa biva mu isanzure bikagwa ku isi, ibiremwa biva ku mubumbe wa Mars n'ibindi biguma mu ntekerezo n'ibiganiro by'abantu. Abakina amafilime y'amakabya nkuru ndetse n'abatangabuhamya b'ibikorwa by'amayobera kenshi bakwirakwiza ibitekerezo by'uko hari ibiremwa bivuye ku yindi mibumbe bibaho ubuzima bujya kumera nk'ubwacu, bisobanuye ko umuntu atari we wenyine ubaho mu ruhererekane rw'imibumbe igaragiye izuba. Mu kumenya niba ibi bitekerezo ari ukuri cyangwa se niba ari ibinyoma, bisaba gukora ubushakashatsi n'ubucukumbuzi ku isanzure n'ibiririmo. Gusa amayobera rigize yo ni menshi cyane. Kuva ribayeho hashize imyaka miliyari 13 n'igice. Nyuma yo kuvuka kubera iturika mu cyiswe Theorie de Big Bang, isanzure ni rinini cyane ku buryo nta muntu n'umwe uzi ingano yaryo. Mu isanzure harimo amagana y'amamiliyari ya za galaxy. Nibuke galaxy ni urusobe rw'amahuriro y'imibumbe iba mu isanzure. Muri ayo magalaxy naho harimo amagana y'amamiliyari y'inyenyeri. Izuba ryacu n'imibumbe 8 irizenguruka ni nk'utubuto cyangwa se utubumbe duto cyane tw'umukungugu mu isanzure. Hanyuma ngiye haba haturuka ubuzima n'ibinyabuzima bivugwa kuva ku yindi mibumbe iba mu isanzure. Hashize imyaka 50 hatangijwe gahunda ya mbere yo gusubiza iki kibazo cyo kuba haba hari ubuzima cyangwa se budahari ku yindi mibumbe iba mu isanzure. Mu majyaruguru ya California rwagati mu misozi hari ikigo cyuzuyemo ibiparabole cyangwa se bya bintu by'ibidasesa bireba mu kirere. Ibi byuma bikoreshwa muri programme yiswe SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Kuva mu 1960 ibi byuma bikora akazi ko gukurura mu isanzure ngo harebwe niba hari ibimenyetso cyangwa se amasinyare bikura muri iyi sanzure. Aha hashakwa kureba niba hari abandi bantu batuye mu isanzure bashobora kuba bakoresha nk'ibyuma cyangwa se ibindi bikoresho byakohereza ibimenyetso cyangwa amasinyare ku isi. Mu isanzure ibigenda juru biriyo byohereza ibimenyetso cyangwa se amasinyare cyangwa se nanone amaonde radio ku isi. Mu gutandukanya ayo masinyare y'amoko abiri atandukanye, abahanga mu by'imibumbe bakoresha ibyo byuma ngo barebe ko hari izindi sinyare bashobora kwakira zitandukanye n'izoherezwa n'ibigendajuru gakondo nk'ukwezi, izuba, inyenyeri cyangwa se utubumbe duto tuzwi nka komete. Iyi ni misiyo imaze igihe kinini ariko amahirwe yo kugira ikivamo yaragenda agabanuka. Abanyamerika nibo batangiye ubu bushakashatsi.
Abanyaburayi nabo babizamo, ariko kugeza iki gihe ntawe uragira icyo abona kigaragaza niba hari abandi bantu cyangwa ibinyabuzima bindi biri mu isanzure. Abakora ubushakashatsi muri porogaramu ya SETI bavuga ko habaye hari undi mubumbe utuyeho ibinyabuzima biza ubwenge, byanze bikunze byaba bikoresha ibikoresho byohereza amaonde cyangwa se signal, cyangwa se nanone ibimenyetso bishobora kubonwa n'ibyuma byacu ku isi. Gusa hari abandi bahanga bavuga ko iki gitekerezo nta ngufu gifite. Ikindi kandi niyo byaba byo, amasinyari yakoherezwa n'abantu cyangwa se ibinyabuzima biri ku ntera iruta miliyari ibihumbi 10 by'ibirometero, ntago wakwizera ko ayo masinyari yaba yujuje ibyangombwa, kuko amasinyari cyangwa se ibimenyetso bigenda bicika intege uko intera bigendamo yiyongera. Aha nk'urugero, uramutse uteretse televiziyo ahantu ugafata telekomande ukajya ku birometero 5, byagorana ko iyo telekomande yakoresha iyo televiziyo. Aha rero niyo ku mibumbe iri kure cyane y'isi haba hari abantu cyangwa se ibindi binyabuzima bikoresha ikoranabuhanga kugira ngo ibyuma byabo bizasohore sinyare zibonwa n'ibyuma bya hano ku isi, byasaba ko ibyuma bya hano ku isi byaba bifite ingufu z'akataraboneka. Mu gihe muri iyi gahunda hari icyizere gike, hari irindi tsinda ry'abahanga bakora ubushakashatsi bwo kumenya niba mu isanzure haba abantu, ariko bo bakabikora mu buryo butandukanye. Aba bahisemo gukora ubushakashatsi ku buzima aho buva bukagera. Ku isi hari uruhumbirajana rw'ibinyabuzima bifite ubwenge, ibindi bikagira uburyo bwabyo bwo kubaho, kuva ku muntu kugera kuri za mikrobe cyangwa se udukoko n'ibimera. Niba ahandi hantu hatari ku isi hari ubuzima n'ibinyabuzima, byaba bisa biti? Kugira ngo ubimenye, hano byagusaba kumenya igisobanuro nyacyo cyo kubaho, cyangwa se uko ikintu cyitwa ko kiriho kiba kimeze, ndetse n'ibisabwa by'ibanze kugira ngo ubuzima bwireme. Gusa aha birasa n'ibigoye kubona igisobanuro cy'ubuzima. Uyu yitwa Michel Vizo, ni umuyobozi wa gahunda yiga iby'ubuzima mu Bufaransa, gahunda yitwa CNS. Aha aragerageza gusobanura ubuzima icyo ari cyo. Biragoye cyane gusobanura ubuzima icyo ari cyo. Muri rusange ntago tuzi gusobanura ubuzima mu buryo bwa nyabwo. Gusa dukoreshe nk'urugero rworoheje, nk'akabuye k'umucanga ntago gafite ubuzima. Buri wese hano yakwemeranya nanjye cyangwa nk'ikibuye kinini, ariko twebwe turiho hano naho buri wese yakwemeranya nanjye. Ibi bisobanuro bisa n'ibyerekana ko ibinyabuzima ari ibibaho bifite aho bihurira n'umwuka, kandi bishobora gupfa kubera kubura bimwe mu by'ibanze byabibeshagaho. Ingingo y'ibanze iranga ibinyabuzima ni ubushobozi bwabyo bwo kororoka, gukura no gutumatumanaho n'ibibikomokaho mu rwego rwo gutera intambwe mu mibereho. Mu gushaka kumenya niba haba hari ahandi hantu hatari ku isi ubuzima bwashoboye gushinga imizi, abashakashatsi bacukumbuye uburyo ubuzima bwaje ku isi n'uburyo twayigezeho. Intego yabo kwari ugusubira inyuma mu mateka y'ibihe bya mbere byo kubaho kwacu kugira ngo bigereranywe n'ibyo ku yindi mibumbe, hamenyekane niba naho hari ubuzima, ndetse no kumenya imiterere y'ibintu bishobora kuba isoko y'ubuzima. Mu kigo gikora ubushakashatsi mu miterere n'imibereho y'ubuzima muri New Orleans muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aha bakora ubushakashatsi ku mabuye yo mu myaka ya kera cyane ishoboka, ibitare bikomoka ku birunga bimaze amamiliyari y'imyaka. Aha uhasanga amabuye amaze imyaka miliyari 3. Abakora muri iki kigo bapimye aya mabuye bavuga ko hagaragaraho ibimenyetso by'ubuzima, kandi yarabayeho umuntu atarabaho. Ni ukuvuga ko aya mabuye ariho utunyangingo duto cyane tw'abakurambere ba muntu. Uturemangingo duto dushobora kuba twaravuyemo ibyororoka byose biri ku isi uyu munsi. Ahandi hano mu isanzure niba hari ubuzima koko, hagombye kuba hari utunyangingo nk'utwo. Gusa kugira ngo ushobore kumenya niba hari utwo tunyangingo, hagomba gusubizwa ikindi kibazo kimwe cy'ingenzi. Ni gute utwo dukoko cyangwa utunyangingo twabashije kugaragara mu myaka miliyari 3.5? Mu yandi magambo, ni gute uturemangingo tugaragara ku mabuye amaze imyaka irenga miliyari 3 twashoboye kuvamo ibinyabuzima natwe turimo? Ubu nibwo bushakashatsi bumaze imyaka myinshi bukorwa. Igihe hagaragariye ubuzima ku isi ku nshuro ya mbere, kizakomeza kubiyobera mu gihe kinini kiri imbere. Gusa mu myaka irenga 10 abahanga mu by'ubuzima bateye intambwe ifatika mu rugendo rwo kumenya inkomoko y'ubuzima. Byose bitangira mu 1953.
hamwe n'ubushakashatsi bwakozwe n'uwitwa Stanley Miller, umunyabutabire muto wo muri kaminuza ya Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu yagereranije tumwe mu tunyangingo duto twagiye tuva ku mabuye n'ibitare byabayeho mbere y'abantu, akongeraho gaz carbonique, amazi, umwuka na ammoniaque cyangwa se azote, hanyuma akagenda yongeramo urumuri cyangwa se ibindi byose bifite aho bihurira n'amashanyarazi. Aha muri uru ruvange yakuyemo amamolecule cyangwa se urusobe rwa za produits chimiques, aho wagenekereza mu Kinyarwanda yavuga ko ari ibikoresho kamere bikoreshwa uyu munsi mu nganda. Aha rero Stanley Miller nyuma yo kwegeranya ibi byose yakuyemo molecule ishobora kuvamo ubuzima. Ni ukuvuga ko uyu yari afite ubushobozi bwo gukora microbe cyangwa se agakoko runaka ndetse n'ibyo bita acide amine. Acide amine, amaside wagereranya n'amatafari y'ubuzima. Ni uturemangingo twibanze kuri buri kinyabuzima, cyaba cyoroheje cyangwa se cy'amagara make kugera ku gifite ubuzima bukomeye. Ku isi hari amaside amine 20 yonyine. Iyo yateranyije imwe ku yindi akora proteine. Iyi yo ni molecule nini ivamo inyangingo cyangwa se cellule, kandi ikagenzura imikorere yose y'umubiri cyangwa se cyageranwa n'umubiri ku binyabuzima byose. Ku nshuro ya mbere Stanley Miller yagaragaje ko ubuzima bushobora guhera ku tuntu duto duto tutanaboneshwa ijisho, nk'umwuka wa carbone, hydrogene, oxygene, azote, phosphore, soufre, utuntu duto cyane tugaragara ahantu hose mu kirere cyacu, kandi tukagira icyo tuvamo kimwe iyo twihurije mu kirere. Hashize imyaka igera kuri miliyari 4 ibimenyetso bya mbere by'ubuzima bigaragaye ku isi. Aha hibazwa n'ibibi byose byaba byarabaye ahandi hantu hatandukanye hatari kuri iyi si. Hibazwa niba ku yindi mibumbe mu isanzure yaba igaragiye izuba cyangwa se igaragiye undi mubumbe haba harigeze kubera inzira nk'iyo twanyuzemo kugira ngo tubeho. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 mu 1969 hari igice cy'ikibuye cyaguye mu majyepfo ya Australia bakise Meteorite de Murchison, bivuye ku gace cyaguyemo Murchison. Iki kibuye cyazanye impinduka zikomeye mu myumvire yacu ku nkomoko y'ubuzima. Meteorite si ikintu cyo kuri iyi si, ni utubumbe duto tuba twararemewe ahandi hantu mu isanzure. Ubundi kuvumbura ahantu nyakuri haba hakorerwa uko kwihuza k'utunyangingo cyangwa se urusobe rwa za produits chimiques rukorerwa mu isanzure bisaba gusobanuza impuguke mu by'imibumbe. I Paris mu Bufaransa hari ikigo gikora ubushakashatsi ku mibumbe n'isanzure, Institut d'Astrophysique Spatiale. Aha Louis Dandecourt n'itsinda yoboye bamaze imyaka myinshi bakora ubushakashatsi ku bigendajuru bifite umwihariko mu isanzure nka za komete. Mu birebana na komete, mu gihe hiremaga imibumbe byose ntago byavuyemo imibumbe, hasigaye utubumbe duto cyane tutavuyemo imibumbe neza. Utubumbe twose ni ukuvuga utubuye tw'umucanga n'utundi twatwikiriwe n'amazi y'ibibuye adasukika. Hanyuma ibyo bintu iyo byegereye izuba cyane, ya mazi y'ibibuye arashonga agakuraho umukungugu wose wari warirunzeho. Hanyuma uwo mukungugu wavuyeho niwo utuma tureba mu byuma tukabona ibyo twita komete. Ibi byose avuze yagerageje kubikora muri laboratoire, ashaka kureba niba ku tubumbe duto twanyujwe muri iyi nzira haba hihisha udusigisigi tw'ubuzima. Ibi yabikoze avangavanga amagaze ameze neza nk'ayo muri za komete mu isanzure, vapeur d'eau, methanol, ammoniaque na za monoxide de carbone, hanyuma akagabanya igipimo cy'ubushyuhe kugera kuri °C 196 munsi ya zero. Ubushyuhe bungana neza nubwo ku mpera z'urwunge rw'imibumbe igaragiye izuba. Uku niko akora ibimeze nk'ibibumbe by'amazi biba mu isanzure kuri za komete cyangwa se utubumbe duto. Nyuma y'ibyumweru 2 iyi mvange irashwanyuka biturutse ku marayon UV, imirasire ikaze cyane ingana neza n'imirasire yoherezwa n'inyenyeri mu myaka miliyoni. Nyuma y'amagerageza ibisubizo bigaragaza ko acide amine zazindi zigereranywa n'amatafari y'ubuzima, utubumbe duto tuba mu isanzure ducumbikiye ubuzima. Bivuze ko umuntu yatura kuri biriya bibumbe by'amabuye akabaho. Biranashoboka ko ibinyabuzima bya mbere byageze ku isi byaturutse ku mibumbe yindi itari isi iri mu isanzure. Abahanga bamwe
bavuga ko ubuzima ku isi bushobora kuba bwarakomotse ku binyabuzima byavuye mu isanzure. Bibaye ari ukuri, abantu baba ari bimanuka. Ubu bushakashatsi ni intambwe ndende mu bushakashatsi bwose bwakozwe mu gushaka ubuzima ahandi hatari ku isi. Niba utubumbe duto cyangwa se komete zarashoboye kuzana ubuzima ku isi, biranashoboka cyane ko zabujyanye n'ahandi ku yindi mibumbe igaragiye izuba. Ingingo yasobanura neza ko imbuto y'ubuzima yaba iri hose mu isanzure. Gusa nubwo amaside amine ari inkingi ya mwamba mu miremerwe y'ubuzima, ntago bisobanuye ko ari ubuzima. Iyi aside iyo ishyize mu icupa ari nyinshi cyane igenda ihinduka proteine. Aha ni abahanga bahera bayivanga n'izindi nyangingo na za produits chimiques ahava intangiriro y'ubuzima. Bivuze ko kugira ngo haboneke ubuzima, aside amine zigomba kwihuza zikabona ubushobozi bwo kuba nyinshi, icyo wagereranya no kororoka. Ngibi byibanze kugira ngo imyuka n'izindi produits chimiques bishobore kubyara ubuzima. Uyu ni Michel Vizo, umuyobozi wa gahunda yiga iby'ibinyabuzima mu Bufaransa. Imirongo ngenderwaho kugira ngo haboneke ubuzima, hari iby'ibanze bikenerwa nka carbone, hydrogene, phosphore, azote na soufre. Ibi kandi bigomba kuba biri ahantu habyorohereza guhinduka. Muri make ni ubutabire buri ahantu hasukika, kandi ahantu hasukika gakondo ni mu mazi. Ni ukuvuga ko hakenerwa amazi kugira ngo uko kwivangavanga n'impinduka gushoboke. Hakenewe isoko y'ingufu, ni ubushyuhe, ibisa n'imirabyo bihindura ingufu mu rusobe rw'utunyangingo dushya. Amazi, ingufu, imyuka n'utunyangingo duto duto dufite ubushobozi bwo gukora aside amine, ngizi nkingi za ngombwa zo kubaho kw'ibinyabuzima. Niba ku tubumbe twibibuye cyangwa komete haba ubuzima, kandi utu tubumbe tukaba tubaho mu ngendo, bikaba bishoboka ko amaside amine yo kuri za komete yakwirakwiriye mu yindi mibumbe. Birashoboka ko kuri iyo mibumbe inzira yo kuvuka k'ubuzima yorohejwe biturutse ku ngufu zitangwa n'izuba n'amamiliyari y'inyenyeri mu isanzure. Ingufu, ikintu cy'ibanze mu iremwa ry'ubuzima. Gusa amazi nayo arakenewe, ariko amazi asukika ku mibumbe itandukanye ni ikintu kitapfa kuboneka mu buryo bworoshye. Igikorwa cyo gushakisha ubuzima mu isanzure gifite indi mbogamizi ikomeye yo kubanza gushaka umubumbe mu igaragiye izuba ushobora kubaho amazi. Ahantu abahanga bise zone d'habitabilité. Kugira ngo amazi abe ahantu runaka ku mubumbe runaka, birasaba ko aho hantu runaka hagomba kuba haherereye ku ntera nziza uvuye ku zuba. Ntihabe hafi cyane y'izuba ngo ayo mazi adakama, kandi ntihabe kure y'izuba cyane ngo ayo mazi atabibibuye. Mu mibumbe yose igaragiye izuba, isi yonyine ni iherereye ahantu heza ho kuba amazi, zone d'habitabilité. Gusa hari abashakashatsi bavuga ko umwe mu baturanyi bacu nawe yaba yarahoze afite amazi mu myaka ya kera. Mars. Uyu munsi Mars ni ubutayu butuje kandi bukonje. Ikirere cyayo ni uburozi. Ubutaka bwaho ni ubutayu bw'umutuku bwakozwe n'imiyaga ikaze. Kuva umuntu yabaho, yakandagiye ku mibumbe ibiri yonyine. Isi ari yavukaho ni ukwezi, astre, cyangwa se ikigendajuru gakondo. Kwegera kuri Mars cyane, ubona ibimenyetso by'ahashize bigaragaza ko hahoze amazi. Imigezi n'inzuzi zumagaye kera cyane. Ibimenyetso byinshi bigaragaza ko kera amazi yatembaga kuri uyu mubumbe w'umutuku. Mars ni umubumbe uri ku gace gahera ka zone d'habitabilité, cyangwa se ahantu haturwa mu rusobe rw'imibumbe igaragiye izuba. Mu myaka miliyoni nyinshi ishize, kuri Mars hari inyanja nini cyane. Bikekwa ko aya mazi yaba yaratumye hari ibinyabuzima bivuka kuri uyu mubumbe, kuko hari amazi, hakaba ingufu, hakaba carbone, hakaba hydrogene, hakaba phosphore, hakaba azote na soufre. Biba bishoboka cyane ko haba aside amine, inkingi ya mwamba y'ubuzima. Mu myaka ibarurwa mu binyacumi, umubumbe wa Mars usa n'uwahuruje abashakashatsi benshi mu isi. Abanyamerika, Abarusiya n'Abanyaburayi bamaze kohereza kuri Mars ibigendajuru birenga 50 ngo bikureho iyobera ry'uyu mubumbe. Ikigendajuru giherukayo cyitwa Curiosity.
irobo y'abanyamerika ipima ibiro 900 ikagira ibikoresho byinshi by'ibanze bihagije byo gupima uriya mubumbe. Mission ya Curiosity ni ugupima ubutaka n'ikirere cyo kuri Mars ngo harebwe niba haba ubuzima. Abahanga mu kigo gikora ubushakashatsi ku isanzure NASA muri California nibo bakoreshaga Curiosity. Curiosity yari ifite bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gucukura kugira ngo hasesengurwe ikiri munsi y'ubutaka bw'uyu mubumbe, hamwe n'utulaboratoire duto yajyanyeyo. Curiosity yashakaga kwemeza cyangwa guhakana ukubaho k'ubuzima kuri Mars. Bidatinze ibyavuye muri ubu bushakashatsi byagaragaje ko kuri Mars higeze kuba amazi n'imigezi myinshi cyane. Mu gucukura ubutaka bwaho munsi basanzemo ibumba, ikintu kigaragaza ko amazi yamaze igihe kinini ku butaka bwaho. Gusa niba kuri Mars harigeze kuba ubuzima, birasa n'ibigoye ko uyu munsi bwaba bugihari, kuko mu myaka myinshi ishize uyu mubumbe ucanwaho n'imirasire yiswe rayon cosmique, imirasire ikaze cyane isenyagura utumolekule cyangwa se utunyangingo twose twatanga ubuzima. Icyizere kimwe gisigaye ni ugucukura hasi cyane mu butaka bwa Mars. Vuba indi robo ifite ubushobozi bukomeye mu gucukura cyane mu bujyakuzimu iraba yageze kuri Mars mu gushakashaka irengero ry'ubuzima ku mubumbe w'umutuku. Izina ryayo ni ExoMars. ExoMars irobo ikomeye cyane yakozwe na agence y'abanyaburayi ikora ubushakashatsi mu isanzure. Hashize imyaka 10 centre y'ubushakashatsi mu by'ikirere ya Toulouse ikora iyi robo. Pierre William Bousquet: dutekereze ko niba hari ubuzima munsi y'ubutaka bwa Mars bisaba gucukura nibuze metero 2 cyangwa 1.5. Curiosity rero ntabwo yari ifite ubushobozi bwo gucukura kugeraho. Bivuze ko ari ngombwa gukora mission ExoMars ifite ubushobozi bukomeye bwo gucukura kugera kuri metero 2 z'ubujyakuzimu mu gushaka ibiranga ko haba ubuzima bwaba bwaribitse aho ngaho. Ubujyakuzimu bureshya uku bwaba bwarabashije kubika imyuka n'amaside akora ubuzima, kuko imirasire y'izuba yaba itarahageze ku gipimo kiri hejuru. ExoMars izaba ifite n'ubushobozi bwo gusesengura ibizasangwa aho munsi y'ubutaka. Mu gushakashaka udusigisigi tw'ubuzima kuri Mars, hari n'ubundi bushakashatsi bukomeza ku yindi mibumbe iri mu rusobe rw'imibumbe tubarizwaho, Système solaire. Ku birometero miliyoni 800 uvuye ku isi, imibumbe ya Jupiter na Saturne nayo iri mu mibumbe ikomeye mu rusobe rw'imibumbe tubarizwaho. Imibumbe igizwe n'imyuka ya helium na hydrogene. Ubuso bwayo ni nk'inyanja ngari y'imyuka. Ku mpande zayo hazenguruka ibigendajuru kamere byinshi cyane. Ibigendajuru bikurura ibitekerezo by'abahanga mu buzima n'ubumenyi bw'imibumbe. Aha ikirere cyaho kirakonje bikomeye cyane. Kuri Jupiter hari ubushyuhe bwa °C 120 munsi ya 0. Mu gihe kuri Saturne hari ubushyuhe bwa °C 150 munsi ya 0. Aha ni ibintu byikora cyane bihita byumvikana ko nta mazi asukika yahaba. Gusa ibi ntibisobanuye ko munsi y'ubutaka bwaho hataba inyanja y'amazi asukika. Mu 1997 icyogajuru cyiswe Cassini cyagiye gukora ubushakashatsi kuri Saturne kigaragaza ko munsi y'ubutaka bwa Saturne hari amazi magari, inyanja y'amazi ari mu munyu. Aya mazi ari munsi y'ibibuye by'amazi kandi kure cyane. Aha bihita byumvikana ko muri aya mazi hashobora kubamo ibinyabuzima, gusa nta rumuri ruhari. Ingingo yatera gushidikanya, kuko mu bigize ubuzima hagomba kubonekamo ingufu cyangwa se urumuri. Ku bashakashatsi bamwe ibi ntibishoboka. Kuba hari amazi asukika n'imyuka yibanze mu gukora ubuzima, ntibishoboka ko hahita hakorwa amaside amine yibanze mu gukora ubuzima. Hari ibindi byogajuru bizoherezwa kuri Saturne na Jupiter mu myaka iza, kugira ngo bijye kureba neza niba koko kuri iyi mibumbe nta n'urushishi rwahaba. Nyuma yaha nibwo abantu bashobora kuzajya kuhacukura kugira ngo bamenye neza niba turi twenyine mu rusobe rw'imibumbe igaragiye izuba, Système solaire. Gushakisha ubuzima ntibirarangira ku mibumbe igaragiye izuba, kuko inyuma ya Pluton, umubumbe uri inyuma y'indi yose kure cyane tudashobora gutekereza,
hari amamiliyari y'andi mazuba azengurutswe n'andi mamiliyari y'imibumbe. Muri iyi mibumbe harimo impanga y'isi cyangwa se murumuna w'isi, undi mubumbe uherereye neza ahantu hameze nk'aho isi iherereye uvuye ku zuba, ahantu abantu batura, aho ikiremwa muntu cyatungira kigatunganirwa. Ni gute abantu babona imibumbe nk'iyi iri kure birenze ibitekerezo byacu ku ntera ibarirwa ku byo bita année lumière? Imibumbe iri kuri iyi ntera yitwa ama-exoplanete. Iyi mibumbe nta n'umuntu utekereza kuba yajya kuyisura kuko iherereye ku ntera ya année lumière enye cyangwa 5. Ibitekerezo bya muntu nta nubwo bifite ubushobozi bwo gutekereza ingano y'iyi ntera, kuko kujyayo byafata igihe kigera ku myaka 5,000. Ntabwo ari misiyo abantu bashobora no gushyira mu mipango yabo. Icyo bakora gusa ni ukwitegereza iyo mibumbe tutazi n'amazina yayo. Uku kuyitegereza ubwabyo nabyo abahanga babifata nk'ikintu gihambaye. Birumvikana ahantu umuntu ashobora kureba bigoranye, kujya gushaka niba haba ubuzima cyangwa budahari ubwabyo ni ukwigerezaho. Kuva mu mwaka wa 2006 abanyaburayi bohereje mu isanzure icyogajuru bise Koro. Iki cyakurikiwe n'icy'abanyamerika bise Kepler kuri misiyo yo guhiga ama-exoplanete. Ibi byogajuru byabashije kubona imibumbe 888, ariko bigaragaza ko hari indi mibumbe igera kuri 400 batizeye neza ko ihari, ariko yose ifite ubunini bukubye inshuro 10 ubunini bwa Jupiter. Jupiter ifite ubunini bukubye inshuro 300 ubw'isi. Nta kimenyetso na kimwe gihamya ko iyi mibumbe yaba ifite ubuzima, ariko hakurikijwe aho igiye iherereye uvuye ku nyenyeri yayo cyangwa se icyo wagereranya n'izuba kuri yo, bikekwa ko habaye ubuzima. Mu bushakashatsi bwose umuntu yagiye akora agerageza kuvumbura ubuzima, ubunini bw'isanzure ni inzitizi ikomeye cyane. Ni gute wakora ubushakashatsi ku kintu kiri ku ntera igera kuri année lumière zirenga 10 aho utapfa no gutekereza? Ni gute wapfa kumenya niba umubumbe runaka uriho ibinyabuzima utaranahakandagira? Ibi bibazo hari igihe wenda umunsi umwe bishobora kuzabona ibisubizo biturutse ku bikoresho bihambaye bishobora kuzavumburwa. Gusa kugeza ubu, nyuma y'ubushakashatsi mu isanzure harebwa niba hari ibindi biremwa cyangwa se ubuzima handi, ubushakashatsi burasa naho buri kure yo kurangira. Ibi bivuze ko tutazi niba turi twenyine cyangwa niba hari abandi baba mu rusobe rw'imibumbe igaragiye izuba. Nitwa Ismael Mwanafunzi, nsoreje iki kiganiro.